Salamu nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye kuba twategura ibitoki. Ni fast food. Ese niba ukunda guteka ibi byo kurya byihuse, niba ukunda guteka igitoki, ukunda guteka nyine igitoki mu buhe buryo, uno munsi rero ngiye kubereka ubundi buryo bwiza wateka nyine igitoki mu buryo bwihuse. Nge nabyise ko ari fast food kuko birihuta pe. Ukuntu rero nabigenje, ndafata ibitoki mbihate nyine bisanzwe, hanyuma mbe nabitegura neza mbikate mu bice bine. Mu bice bine ubona ko ari gukata kabiri, ubundi ngongera ngakata. Nuvuga ngo ni ndakata mu bice bine. Hanyuma mpite nshyiramo black pepper, mpite nshyiramo n'umunyu, ubundi mbisige neza. Kuri no etape iyo ushaka usigaho magi cyangwa se gushaka kuba wasigaho magi cyangwa se ugasigana n'agatimerike gake, ariko byose si ngombwa ko turaza kubikoresha ahandi. Ubwo tumaze kubisiga tuba tubishize ku ruhande, hanyuma dutegure ibindi tuza gukoresha. Ngo ndakoresha karoti rero zikata mu buryo nawe ukunda. Nakoresha karoti nyine nkeya kuko nabona nashatse ko karoti zabamo nyinshi, urubaye uri umukunzi wa karoti wakongera nyine zikaba ari nyinshi nkuko ubyifuza. Hanyuma nkoreshe na poivron, mbe nakoresha inyanya n'igitunguru. Iki gitoki kiraryoha gitetse gutya. Ndabasaba rero kuzabigerageza, muzagerageze muteke kino gitoki muzambwira, kandi ndabasaba ko mwazagaruka rwose muri comment mukambwira uko mwabyumvise. Kiraryoha kandi birihuta kubikora. Nge nabyise fast food kuko mbamona byihuse kandi biroroshye. Ni ibintu dusanzwe dukoresha mu rugo. Karoti n'ibitunguru n'inyanya ibintu bisanzwe nyine bitapfa kubura mu rugo, kandi niyo byaba bidahari kujya kubigura n'ibintu nyine byoroshye ku mabutike biraboneka. Hanyuma mujye mubibona ukuntu iyo umuntu ari kurya akajya abona aka karoti aga poivron bikase mu buryo bumwe, ntabwo bijya bibanezeza rata. Nyine iyo ibintu bikase mu buryo bumwe ubona bisa neza pe. Ubwo urumva rero uburyo ukatamo ibintu ni wowe bigena. Yego, icyambere no kubonda niba ukeneye gukoresha igitunguru ukaba wagikoresheje, niba ukeneye gukoresha iyo poivron ukaba wayikoresha, urumva. Ariko iyo bikase nyine mu buryo bumwe biba bisa neza. Ushobora kuba wabikata ari birebire byose cyangwa se ukabikata gutyo ari karo nyine biba bisa neza. Icyambere cyo nuko nyine ubona nyine bijyanye, ukabona ko biri gusa neza. Hanyuma inyanya nateguye ngewe inyanya ebyiri kuko ndaza gukoresha sauce tomate. Wowe ubaye uri umukunzi w'inyanya wazongera, ubaye ukunda nawe gukoresha sauce tomate ushobora gukoresha inyanya nkeya. Ni ukuvuga ngo ibyo bindi ni bisanzwe. Hanyuma tube twakaranga rero amafiriti yacu y'igitoki. Ubwo muracyari kuvuga ati se birarangira gute? Reka nkomeze mbicisha amatsiko. Ikindi ndabasaba ko mwakora subscribe. Abantu batarakora subscribe mukorere subscribe rwose. Mukomeze munshigikire, muntere courage, kandi n'abakomeza kuntera imbaraga, abantera courage, abanyandikira, abashiraho ama comments, aba liking ama video yanjye bakanayasharinga. No kuri Imana ibaha ibyiza, Imana ibaha imigisha. Hanyuma amafiriti yacu niko nko ameze, murabona ko yahiye ameze neza. Hanyuma tube twajya mu yindi etape yo kuba twakora ibirungo byacu. Tugeze rero aho gutangira gukaranga ibirungo byacu. Amafiriti rero ntabwo nigeze nyarangiza, ubwo nakomeje kuyatekera ku ruhande. Ndawumva biri kugaragara, ariko ndagira ngo twihute. Urumva sanjya guteka amafiriti yose ngo nyarangize, tuva tukiri muri video. Ubwo ibindi ndi kubikorera ku ruhande mu gihe turi gukora ibirungo byacu. Ubwo ni ugukaranga igitunguru, ni gishe cyane, ni kibe na chocolate cyane, ni kibe kirahungaho nyine bisanzwe. Ni ukaranga nyine umunota sugurimwo nyine, ukaranga nyine iminota mikeya. Hanyuma mbe nashyiramo karoti. Burabizi ko ziba zifite gukomera, nazisa nkaho zishisha mu bitunguru kugira ngo zorohemo. Ubaye ubishaka washyiramo n'inyanya, hanyuma ukagira gute karoti ukazishyira mu nyanya, nabwo ukaziteka mu nyanya, byo ntacyo bitwaye. Ikintu ahubwo nibagiye gutegura ni tungurusumu, ariko ubwo ndi bushyiremo utundi turungo nta kibazo cyane. Ubaye uri umukunzi wa tungurusumu watushyiramo tungurusumu aho ngaho, cyangwa se ukunda kuyishyira mu nyanya wayishyira mu nyanya, ariko nacyo ni ikirungo washyira muri kino gitoki tujye gukora. Hanyuma dukomeze duteke karoti zacu, twabona zisa nkaho zigiye gushya, tube twashyiramo noneho inyanya.
ndabasaba rero ko mwakora subscribe. Abantu mutarakora subscribe ni ukuri ndabasaba ko mwayikora, mukomeze munshyigikire, mu liking amavideo yanjye, muyasharinge, mushireho comment ya recipes mukeneye ko twazakora ubutaha cyangwa se twazagerageza. Hano ni ishuri, urumva iyo sinzi niba namwe mujya mubikora, njyewe iyo mbonye ikintu noneho nkunda sinitangwa ati ngo ndakizi cyangwa sinkizi, ndakireba ko mbavuga ati uko biri kose hari akantu ndibuze gukuramo, uko biri kose hari akantu nza gukuramo. Kandi ko uzarebe niba ndi kureba video yo guteka gutyo, ndicara ngavuga ati reka ndebe ese hano bakoresheje iki, nanjye ngavuga ati ubutaha nzabigerageza numva ukuntu bimeze. Habaye hari ikintu kiyongereyeho ntari nsanzwe nzi cyangwa se cyagabanutseho ntari nsanzwe nzi, ubwo mba mfite kuzabigerageza cyangwa se nabona utuntu dushya. No kuri bari byiza, biba ari byiza kurya ibyo kurya witekeye, kuko uba uzi neza ukuntu wabiteguye kandi birakuryohera pe. Ikintu cyose burya umuntu yikoreye kiraryoha, kirakuryohera. Niba ari akazi wakoze ukumva ko ari wowe wagakoze, ukagakora ukakarangiza neza, uba wumva nawe bigushimishije. Rero niba uri muri weekend cyangwa se niba wabonye umwanya, ujye ufata umwanya wicare uvuga ati njyewe ngiye kwitekera, hanyuma ube warya ibyo kurya watetse, biba biryoshye pe. Ubwo rero mise nshyiraho, nshizemo umunyu, nashizemo na black pepper, nshyiramo na magi n'agatimerike gake. Agatimerike gake si ngombwa, ubwo ubaye udafite timerike ushobora kuba bireka nta kibazo, no kugira ngo bibe bisa neza, nyine yongera akagu, hanyuma bibe binasana neza. Ikindi timerike ni umuti, urumva kuyiteka biba ari byiza. Hanyuma rero aho bigeze mise nshyiramo bya bitoki byacu bikaranze. Mw'abantu mwe ibi byo kurya biraryoha. Nge rero nkunda kubiteka byumutse cyane, ukuvuga ngo niba ukunda kuba wabyoroshyamo ku buryo uburyo kwabona ko nyine bisa nkaho byoroshye, ntihabe harimo isosi cyane ariko ubone ko byoroshye. Niba ushaka kubyoroshyamo ushobora kuba washyiramo amazi make ugasa nkaho nyine ubyoroheje. Yego, ubwo mise nshyiramo poivro njye ntabwo nkunda kuzikaranga ko mba ngira ngo nyine nzumve ko yendi kuzirya. Ubwo mise nzishyiramo, ubaye ukunda kuzikaranga waba wazikaranganye n'ibitunguru nabyo ntacyo bitwaye. Ugenda rero wongeramo amazi make make mu gihe ubona ko biri kuma cyane. Njye nababwiye ko ntakunda kubirya nyine birimo nyine byoroshye cyane, mba ngira ngo mbirye bimeze gutyo bifashe ikirungo kandi byumutse. Rero ibi ni ibyo kurya byiza, wanywesha jus, wanywesha icyayi, warya ahantu ariho hose. Ushobora kuba wateka ukaba wabirya ku manywa, wakabirya nijoro. Ni byiza cyane, birasa neza. Mwakoze rero cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Imana ikomeze ibahe ibyiza, Imana ikomeze ibahe imigisha, mugira ibihe byiza mwebwe n'abanyu. Salam.